baragiye kigera tukagera nko kuri poste de santé bari kuvura na kuri centre de santé ugasanga agace kina hari inzoka gusa babapimamo nta kindi. Amatungo dufite akabura amazi. Abakunze gutaka ikibazo cyo kutagira amazi meza n'abatuye mu bice bigiye bitandukanye bigize umurenge wa Gatebe uhana imbibi n'igishanga cy'Urugezi mu karere ka Burera. Kujya mu Rugezi bidutera ingaruka, kujyaho biratugora kubera bari ahantu hakure, ugasanga n'uyazanye gaduteye uburwayi, ugasanga turi kurwara impiswi n'abana, ibyo rero ntago bidushimishije. Tuvama mu Rugezi kubera ikibazo cy'amazi, ariko mu by'ukuri ingaruka zituzaho. Ugasanga inzoka, tugira ikibazo cy'inzoka cyane n'ahangaha. Abana barwara inzoka ndetse n'abantu bakuru. Baragiye kigera tukagera nko kuri poste de santé bari kuvura na kuri centre de santé ugasanga agace kina hari inzoka gusa babapimamo nta kindi. Amatungo dufite akabura amazi, kandi kugira ngo tujye kuvoma hasi ku Rugezi, kujya kuvoma umwana kujyayo ni nk'amasaha abiri cyangwa isaha n'igice. Rero urumva ko amazi ari ikibazo dufite cyane. Abatuye Gatebe ngo ikibazo cyo gukoresha amazi mabi gishobora kuba kigiye kuba amateka bitewe n'umuyoboro w'amazi Nganzo Gatebe ureshya n'ibirometero 43 watangiye kubakwa ukaba uzageza amazi meza ku ngo zirenga 5,000. Ku rundi ruhande abatuye Gatebe bitewe nuko banyotewe no kubona amazi meza bifuza ko imirimo yo kubaka uyu muyoboro yakihutishwa. Igihe tuyasabye igihe kinini bakaba baratuzaniye imiyoboro n'ibigega bari kubyubaka. Turashima ahubwo icyo twasaba no kugira ngo bihutishe, turi ku gihe cy'imeshi izuba riracyari rirerire. Abana basa n'ivumbi. Icyo twifuza nuko n'ubundi amazi bayaduha vuba ndetse ubwo barakerewe. Akaza vuba tukabona amazi meza rwose tugira ubuzima bwiza. Ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwo buvuga ko bitarenze uyu mwaka w'ingengo y'imari aba baturage bazaba bagezweho n'amazi meza nk'uko bivugwa n'umuyobozi w'aka karere Mukamana Soline. Icyo nabizeza nuko byaratangiye, umuyoboro w'amazi wa Nganzo Gatebe waratangiye, ngira ngo wari no mu mihigo w'ingengo y'imari irangiye 2023-24 aho igice cya mbere wubatswe ugeze ku kigereranyo cya 60%. N'ibindi bikorwa rero bizakomeza aho hazashyirwaho imiyoboro cyangwa se abavomo 64 nk'uko mwabyumvishije, kandi hari faze n'ubundi izakurikiraho. Hari amasezerano twagiranye nawo division ku buryo umuyoboro uzakomeza, kandi nanone hari uruganda rw'amazi bagiye kutwubakira, abasaka igiye kutwubakira narwo ruzaba ari uruganda ruzakwirakwiza amazi mu mirenge inyuranye y'akarere ka Burera ndetse ukazajyana no mu tundi turere, ariko by'umwihariko amazi azajya ahandi abanjije mu karere kacu ka Burera. Muri rusange ibikorwa byo kubaka uyu muyoboro w'amazi Nganzo Gatebe bigeze ku kigereranyo cya 60% ngo aho uzuzura utwaye asaga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.